Bakunze b'inkuru z'urukundo turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri Zasha TV. Inkuru yacu y'urukundo tuyitangiranye n'umusore witwa Eddy. Ni umusore mwiza kandi w'umukire, yambaye neza, ni mu masaha y'igitondo, arasohoka mu nzu yerekeza ku modoka ye, agiye ku kazi. Ku rundi ruhande rero hari umukobwa witwa Kesi, nawe ni umukobwa mwiza ariko n'uwo muri famiye y'abakene, rwose urareba ukabona ko iwabo batishoboye, nawe ari kwambara ajya ku kazi, afite ahantu akora muri hoteli, ashinzwe gusasa ibyumba. Kesi rero yatungutse ku kazi yakererewe, maze umukoresha we ahita amwakiriza umunabi mwinshi, ati nta soni, iminota 30 yose ariko kuki mukinisha akazi? Kesi nawe ati rwose umbabarire bosi, navuye mu rugo kare ariko nanone bisi yatinze kuza, kandi nanone n'igihe twagiye duhura na mbutayaje mu nzira. Maze bosi nawe ati ariko nawe buri munsi uba ufite ibintu uri bwisobanuze, uhora wisobanura, ntabwo uzi ko niyo umuntu yagurisha abantu bawe ba famiye bose umwe ku wundi umuntu atabasha kubona hoteli nk'iyi ngiyi? Nta soni. Maze inshuti ya Kesi yari ihagaze aho kuri reception itangira kumuvugira ati ariko se bosi, iminota 30 yonyine akererewe niyo yatuma umubwira gutya? Wamubabariye koko? Bosi ahita ahindukirana wa mukobwa kuri reception ati nta soni nawe uravuga. Ubwo aba arikubise arahindukira aragiye. Kesi rero yahise yihuta aragenda afata uniforme ze nk'isanzwe, maze atangira akazi. Akiri gukoropa rero icyumba cya mbere, ya nshuti yahise iza iramubwira iti Kesi mbabarira rwose, uyu munsi ndashaka ko nanjye uri bunsigarireho, hari gahunda mfite kandi yihutirwa. Kesi ati ntumbwire se. Ati none se kandi ni ibyumba bingahe ushaka ko ndigukorere? Undi ati 3 byonyine. Kesi ati 3? Urabona n'ibyo njye sindabirangiza, urashaka ko mfanishwa n'akazi uyu munsi? Maze wa mukobwa yahise amubwira ati humura, ndasanga rwose n'icyambere utarakirangiza, ndaza nihuta. Maze Kesi ahita amubwira ati okay, nta kibazo ngaho genda ariko banguke. Maze ya nshuti ya Kesi ihita imubwira ati ubundi niyo mpamvu ngukunda, ndagukunda wowe uri umwana mwiza. Kesi ati nyine ndabizi urankunda kubera ko nkora akazi kanjye ngakora n'akawe. Ubwo nyine bari muri blague, ari nako basezeranaho, Kesi akomeza gukoropa yihuta cyane. Ku rundi ruhande rero mu rugo kwa Eddy aba yicaye ari kureba umupira, ni mu masaha y'umugoroba, maze umuntu agahita akomanga akamubwira ati injira. Hagahita yinjira wa mukobwa w'inshuti ya Kesi, agahita atangira kwivuga, maze Eddy ati ni karibu. Maze Eddy nawe ati nanjye nitwa, wa mukobwa akamuca mu ijambo ati witwa Eddy? Ati ndakuzi. Agahita yicara, maze Eddy akamuha icyo kunywa, umukobwa akanywa, ati nyongera, ubwo iba ari inzoga kandi ikaze. Maze umukobwa agahita ahaguruka akegera Eddy ati none se turakurikizaho iki ku cyari kinzanye? Eddy nawe ati nta cyihutirwa cyane, genda ujye mu cyumba ndaje ngusangeyo. Yabimubwiraga amwereka aho icyumba kiri. Uyu mukobwa rero yaraye kwa Eddy, maze mu gitondo aramubyutsa ati ni amasaha yo gutaha. Umukobwa ati gutyo gusa se? Ati gahunda ntabwo twongera? Undi ati hoya. Ati byuka ugende, ati njye nuko nteye. Maze ahita amujugunyira amafaranga menshi, atakira amafaranga maze ugende. Wa mukobwa yabonye uyu musore amuhaye amafaranga menshi ahita yishima, ahita abyuka maze aragenda. Akigera ku kazi rero yasanze mugenzi we ari gukora akazi nk'ibisanzwe, maze wa mukobwa ahita akoramo 20,000 aramuhereza atakira, nkugurire agasoda ko wansigariyeho. Wa mukobwa nawe Kesi ati mbega amafaranga menshi, ati none se uragira ngo nyakubikire? Undi ati wenda yaguhaye, genda uyagura agasoda, ati kubera ko rwose wansigariyeho kandi wakoze. Maze Kesi ati birashoboka se? Ati ubuse waba wakoreye amafaranga angahe ku buryo umpa 20,000? Umukobwa ati njyewe rwose mfite akandi kazi, ntugahangayike kandi mba ninjije amafaranga menshi. Kesi rero yahise yishima, maze abika ya mafaranga, dore ko yari afite n'ibibazo byinshi. Nk'uko iwabo iryo joro bari baraye bafite ubushyuhe bwinshi cyane kuko ventilateri yabo yari yapfuye. Maze yaratashye ahita abwira mama we ati nzanye umuntu ukora umuriro kugira ngo aze akore iyi ventilateri kuko rwose ubushyuhe bwari butwishe. Mama we arishima, maze aramubaza ati none se amafaranga yakuye he? Uyu munsi wahembwe? Maze Kesi ati inshuti yanjye yampaye 20,000. Mama we aratangara ati 20,000 kandi mukora akazi kamwe, ubwo se biba byagenze bite? Maze Kesi ati ashobora kuba afite akandi kazi we. Maze mama ahita amubwira ati ni byiza cyane rwose kugira akazi ka kabiri, ahubwo nawe kuko ari inshuti yawe uzamubaza akandi kazi akora, bityo nawe azakurangire. Maze Kesi ati nanjye nari nabitekereje rwose, natekereje ko nshobora kugira akandi kazi ka kabiri kugira ngo bibe byatwunganira. Mama ati ni icyo inshuti zibereyeho, uzamwegere rwose akurangira akazi nawe.
Basubiye ku kazi rero maze bosi wa Kesi akomeza kumugendaho, yari mubi rwose ku buryo iyo Kesi yamaraga gukora isuku bosi we yagarukaga akajya amubwira ati nta kintu wakoze, aha se wahahanaguye, aha se wahakoropye, akamusubirishamo akamukoresha akaranirwa cyane. Maze Kesi asohotse bamaze kumusubirishamo amasuku nanone ajya kureba inshuti ye ahantu yari iri, maze arayibwira ati ndumva ndushye rwose akazi kaha karananiye pe, bosi arananiza bikabije. Maze inshuti ye iti none se urashaka kubona amafaranga ukeneye, urashaka kubona amafaranga menshi arenze ayo uhembwa hano? Undi ati ndabishaka cyane. Ubwo rero ya nshuti yahise imwongorera iti ubwo rero ngiye kukurangira ikiraka cy'ukuntu uri bubone amafaranga. Aba aramwongoreye uko ari buyakorere, maze Kesi ahita avuga ati oya rwose ibyo bintu biteye iseseme ndi kumva ntabikora, ati ibyo bintu sinabikora rwose. Maze inshuti ye ati winsetsa, ati urabizi ukuntu bigoye kubona akazi hano muri uyu mujyi, ati aya mafaranga yo akaba ari amafaranga aza byoroshye, ati nyamara wakabaye ubitekerezaho neza aka kazi ukagakora, ati njye nta kibazo ndaguha pase ndaguhuza n'uyu muntu maze ugende araguha amafaranga menshi cyane kandi nta kibazo, uragenda mu masaha y'umugoroba akazi karangiye. Iyi nshuti ya Kesi rero yashakaga kumuhuza na Edi. Edi yagoraga abakobwa buri munsi kandi nta mukobwa wamugeze imbere wongeraga gusubirayo, yahoraga ahinduranya ku buryo yari afite n'inshuti ye yari ibishinzwe, yari ishinzwe kumuzanira abakobwa umunsi ku wundi. Rero kubera ko iyi nshuti ya Kesi yari yaravuyeyo ntabwo yari gusubirayo, ariko yaravuze ati reka nihere pasi n'inshuti yanjye nayo igende yikorerayo amafaranga. Niwe rero yashakaga kubahuza kugira ngo nawe agende ayakorere abasa y'umunsi umwe. Ku rundi ruhande rero Edi ari kumwe n'inshuti ye bari kureba umupira kuko yarawukundaga cyane, bari kuganira maze Edi ari kumubwira noneho iby'umukobwa yararanye, maze bwacya mu gitondo umukobwa akajya mu gikoni guteka. Edi yarabyangaga cyane, yangaga umukobwa wamwivangira mu buzima. Ati uratekereza kubona umukobwa twararanye abyuka nkamusanga ari mu gikoni cyanjye? Ati byambabaje koko, ati uzi ko nta soni bagira. Maze ya nshuti iramubwira iti erega uri umuseribateri ubimazemo igihe, ku buryo muri abo bakobwa rero bose muryamana bamwe baba bashaka kugira ngo barebe ko bakwigarurira umutima wawe. Edi ati nibyo ntashaka rero, ati njyewe mfite ukuntu ibintu byanjye nabipanze, sinshaka umuntu unyivangira mu buzima, ndashaka gukomeza kubaho gutya. Ibintu by'urukundo Edi ntabwo yabikozwaga, ntiyabyumvaga rwose, yumvaga yazakomeza kwiberaho ubwo buzima bwo kugura buri munsi iminsi yose. Kwa Kesi rero ho ubukene buba bubamereye nabi rwose, baba bafite imyenda myinshi cyane ku buryo mama we ataba agisinzira. Kesi yarakangutse mu gicuku maze yumva mama we yicaye muri salo ari kurira cyane, ahita ajya kumureba. Mama we aramubwira ati rwose ndarambiwe, ati amadeni yose nafashe nagira ngo mvuze papa wawe kandi aranga arapfa, ati buriya yabikoreye iki? Kubera iki yagiye koko? Kubera iki yansize? Maze Kesi aramubwira ati humura rwose mama, tuzabikemura kandi Imana izabidufashamo, humura ngiye gushyiramo akabaraga turebe ko aya madeni twayishyura. Kesi agisohoka hanze amaze kubyuka yahise akubitana n'umugabo wari uje kubishyuza, ati ndashaka amafaranga yanjye. Ati ariko nanone si wowe nkeneye kuvugana nawe, ndashaka kuvugana na mama wawe, muhamagara aze. Mama ahubwo nawe yari asohotse, maze wa mugabo ahita amubwira ati ndashaka amafaranga yanjye. Mama wa Kesi ati none se ntiwari wampaye ukwezi? Undi ati ngo ukwezi? Ati njye se nigeze mbikwemerera? Ati ndashaka amafaranga yanjye byihuse. Maze uyu mumama ahita amubwira ati mbabarira rwose noneho icyumweru kimwe ndaba nyashatse naguhaye. Kesi rero yahise ajya kureba ya nshuti ye maze arayibwira ati noneho ubu bya bindi wambwiraga nabyemeye, icyo byansaba byose rwose nta kibazo nagikora kubera ko nkeneye amafaranga kandi byihutirwa. Inshuti ye ati nta kibazo ndagufasha. Ati ngwino. Yamuguriye imyenda rero atangira kumwambika, maze Kesi aragenda yambara ipantaro n'umupira, undi ati hoya. Yambara ijipo n'umupira, undi ati hoya. Amuha agakabutura n'agapira, agakabutura gato cyane, maze Kesi abyambaye ya nshuti ye imubwira iti yego, aho niho ugaragara neza rwose nk'umuntu usobanukiwe akazi, kandi ndakubwira nuko uri bubigenze n'ibyo uri bukore byose maze uze kubikora nk'uko nabikubwiye kugira ngo rwose uveyo uriya muntu yakwemeye. Kesi rero yabangamiwe n'iyi myambarire kuko ntabwo ari uko yari asanzwe yambara, ariko nanone nta mahitamo yari afite. Inshuti rero yahise ihamagara ya nshuti ya Edi yagombaga kuza kumutwara, maze bidatinze abaraje aramutwara amugejeje kwa Edi. Yaragiye yinjiye mu nzu, Edi yari ari kuri telefone, ubwo ntiyanahindukiye, yahise amwereka n'urutoki amwereka intebe yicaraho ariko ntiyamureba, aguma kuri telefone yari kuvugana na papa we. Avuye kuri telefone rero yarahindukiye akimukubita amaso
arumirwa, yabonye umwana witonze bigaragara ko rwose atameze nk'abari basanzwe baza kumureba. Yaramurebye ariko ubona rwose aranamwishimiye ukuntu yari ameze, uwo mwana wagize isoni, wicaye mbese utamenyereye, wagira ngo ntabwo azi icyari kimuzanye. Eddie yahise amusuhuza maze aramubaza ati witwa nde? Umwana yamubwiye izina, undi nawe ati nanjye nitwa Eddie. Eddie yabajije uyu mukobwa ati none se umeze neza? Umukobwa nawe ati yego. Oya, yari ameze nk'uwavangiwe kubera ukuntu ibintu yari ajemo atari asanzwe abimenyereye. Maze Eddie ahita amubwira ati none se, ati birangire dufashe iki? Ni yego cyangwa ni oya? Undi ati ni yego, meze neza. Ati none se naguha icyo kunywa? Umukobwa ati yego. Eddie ahita ajya kumuzanira icyo kunywa kuko rwose abashyitsi be bose yabazimanaga amawayini. Eddie yazanye ya wayini maze asuka mu birahure bibiri, kimwe gihereza uyu mukobwa utari warigeze anywa ikintu na rimwe gisembuye, yasomyeho maze yumva arikunkumura. Eddie yarasetse yenda gupfa rwose. Uyu mukobwa yari yamushimishije, yaramurebaga ukuntu afite isoni ari kujya amanura ka gakabutura yambaye akumva biramushimishije, agaseka gusa, yabonaga ameze nk'uri kumukinira filime. Maze arahaguruka ajya kwegera Kesi. Yagiye kumwegera Kesi ahita ahaguruka yiruka, ahita amubwira ati ko nshaka kujya muri tuwarete. Eddie ati ni hariya hejuru, ugenda ujyeyo. Yagiyeyo rero Kesi maze Eddie aseka n'ubundi yari yatangaye, none umukobwa bamuzaniye uwo munsi. Yaragiye rero Kesi atindayo, maze Eddie nawe arahaguruka ajya kuri telefone. Kesi yaragarutse asanga nta muntu uri muri salo, maze afata cya kirahure cya wayini arongera asomaho, yumva ntabwo bivamo, ariko aravuga ati ibyo byose aha hantu sinkwiye kuhava uko mbonye, byanze bikunze ndakora icyanzanye, ariko ndakeka ibi bintu byamfasha. Yarabifashe rero atangira kugotomera, aragotomera koko nk'mu amazi, aragotomera, icupa ryose ararimara, maze yaragiye arasinda ahita asinzira. Igihe yagiye kugaruka avuye kuri telefone asanga umukobwa yasinziriye kare. Ati hoya, ati nizere ko ari kunkinisha rwose, nizere ko ibi bintu atabinkora. Akimukoraho umukobwa akajya yisetsa gusa, yari yasinziriye kandi yasinze cyane. Eddie rero yaramuteruye amujyana mu cyumba aramuryamisha, maze bukeye mu gitondo Kesi akangutse asanga araryamye ariyoroshe. Eddie yari yicaye ku buriri ari kumureba, maze Kesi ati mana nyagasani, ati byarangiye ndaye ahangaha. Maze Eddie ati humura rwose ntacyo nagutwaye, njye ntago njya mprofita abakobwa, ni ukuvuga njyewe umukobwa turyamana atasinze ameze neza afite ibitekerezo bye byose, ubwo rero rwose humura ntugire ikibazo, ntacyo nagutwaye. Maze Kesi ati nibyo se koko ntabyo nakoze? Undi ati cyane rwose, ati ntabyo wakoze, ati ngaha ahubwo byuka witegure wambare witahire kuko nanjye ngiye kujya ku kazi. Uyu mukobwa yamaze kwitegura, maze asanga Eddie muri salo amuha agacyayi, maze uyu mukobwa aramubwira ati mbabara ndakwinginze niba ufite akanya ndashaka ko tuganira. Maze Eddie aramubwira ati humura rwose nguteze amatwi mbwira. Wa mukobwa aramubwira ati mbabarira ndakwinginze rwose, iri joro nta kintu nagufashije, ntabwo nakoze ikintu cyari cyanzanye, mbabarira rwose kuko ndabizi wandakariye. Maze Eddie ati hoya rwose winsaba imbabazi, ati kuko ntakubeshye njyewe nishimye nuko nta cyabaye, ariko ni ukuri ijoro naraye ryanshimishije cyane, ntugire ikibazo rwose, nta kibazo habe namba. Uyu mukobwa ati nibyo se koko ntabwo wandakariye? Undi ati ntabwo nakurakariye rwose. Eddie ahita abwira Kesi ariko uramenye rwose ujye ugendera kure inzoga kubera ko ntabwo uzishoboye. Maze Kesi ati rega ni ubwa mbere nari nzisomyeho, niyo mpamvu zananiye, niyo mpamvu zatumye mera kuriya. Undi ati biragaragara ukuntu wasinze ntabwo byari iby'umuntu usanzwe unywa inzoga, ntabwo byari kuba ari iby'umuntu usanzwe uzimenyereye. Maze ubwo bose babivugaga bari guseka babisetse, kuko rwose uyu mukobwa yari yarayamukiniye komedi. Uyu musore yakomeje abaza Kesi ati none se ubundi wabonaga nteye ubwoba cyane ku buryo wumvaga mbere yuko dukora gahunda ugomba kubanza kunywa inzoga kandi utari usanzwe uzinywa? Maze Kesi ati hoya rwose kuko uri n'umugabo mwiza nta kibazo. Maze uyu musore ahita amubwira ati rero rwose ntuzongere kuzikoraho habe namba. Maze uyu mukobwa atamubwira ati noneho ati ndatashye. Uyu musore ahita akora mu mufuka maze akazana amafaranga menshi akayahereza uyu mukobwa. Uyu mukobwa ati hoya rwose gumana amafaranga yawe kuko nta kintu nagusayiriye, nta kintu twakoze,
amafaranga yawe yagumane. Maze uyu muhungu nawe ati oya yatware, kuko iyo tuba twagize icyo dukora nari kuguha noneho hakubyaye akabiri. Ati ikindi kandi n'ubundi wanshimishije, kandi ikiba kigenderewe kuri njyewe ni ibyishimo kandi wabimpaye, nta kibazo aya mafaranga yafate. Wa mukobwa ati rwose ubwo hatirije nta kibazo reka nyafate. Yahise ayafata rero ahita amubwira ati mwirirwe, ahita asohoka. Kesi yageze iwabo asanga byakaze, kuko abaturanyi bahise bamubwira bati mama wawe bamufunze, ati wa mugabo yamufungishije. Kesi yahise asara maze ajya kureba mama we kuri polisi, kubw'amahirwe abasha kumufunguza. Yahise rero ajya ku kazi asangayo ya nshuti ye, maze arayibwira ati mana nyagasani, ibintu byambayeho ntibibaho. Ya nshuti ye ati mbabarira umpe amakuru, ijoro se ryaraye rigenze rite? Ubwo yo yibarizaga ijoro ryo kwa Edi. Maze undi ati mana nyagasani, ati ibintu byose byagenze nabi, ari Edi nyine ibyanjye ntabyo nakoze. Ati natangetse kandi nsanga mama wanjye nawe bamufunze, ati kubera rya deni nanone turimo wa mugabo. Ati mbese ati ni ibibazo gusa, ariko nanone nataye telefone yanjye kwa Edi, kandi ya nshuti ye yambwiye ngo njye kuyifata ngo nigireyo nyifate. Maze iyi nshuti ya Kesi ihita imubwira iti ayo ni amahirwe kuri wowe, kubera ko ubundi uriya musore ntabwo ajya asubirana n'umukobwa babonanye rimwe. Ati rero ugize amahirwe wiyitesha, n'ubundi ayo mafaranga nta handi hantu uzayakura, wowe genda ugiye kuzana telefone maze uhita umusaba ko noneho ibitabaye byaba arahita aguha amafaranga menshi ubashe kwishyura iryo deni. Wa mukobwa yabitekerejeho aravuga ati mana nyagasani, ati nari ngize Imana nabikize none n'ubundi njye kubikora. Inshuti ye iti nyamara nta yandi mahitamo ufite. Kesi yabitekerejeho aravuga ati ariko uzi ko iyi nama nayo ariyo, ati ahubwo reka mba ariko mbigenza, ati kubera ko yambwiye ko ngomba kujya kuyifatira. Ubwo Kesi rero yahise agenda asubira kwa wa musore, yarakomanze asanga wa musore ari muri salo, maze ahita amubwira ati nari nibagiriwe telefone yanjye hano. Edi ahita amubwira ati ngiriye hariya ayifate. Yaragiye arayifata maze aragaruka. Kesi yahita abwira Edi ati none se, ati urabitekerezaho iki turamutse twisubiyeho kuri ya gahunda wari wampamagariye, niba ukibirimo noneho tukaba twabikora neza? No, ati urumva ukibirimo se? Maze Edi ahita amubwira ati cyane, ati niki kikubwira se ko atari njyewe natumye ari wowe wigarukira gutwara telefone yawe? Umukobwa ati nibyo se? Edi ati cyane rwose. Umukobwa rero ati nta kibazo rero, noneho reka ibi bintu rwose tubikore pe. Maze Edi ati rero ati njyewe rwose ndumva ntarimo neza, ati ntago rwose numva ameze neza, ati ubwo ugiye gukora ku buryo ndi bumere neza. Noneho umukobwa ati nta kibazo. Noneho wa mukobwa utari umenyereye izo gahunda, ikintu cyose yakoraga wapi yumvaga bitavamo, maze Edi agaseka akenda gupfa. Maze Edi arangije aramubaza ati se, ati ibi bintu ubundi wigeze ubikora na rimwe? Umukobwa ati yego oya, yahoraga avuga ibintu avangitiranya. Edi ati ubwo se dufate iki? Undi ati narabikoze ariko ntabwo nabikoze kubera amafaranga. Edi ahita amubwira ati ngaho n'ubundi wowe utekereza ko n'ubundi utagiye kubikora kubera amafaranga? Nabwo umukobwa yaragerageje biranga. Maze Edi ahita amubaza ati ariko mbwiza ukuri, mu by'ukuri mbwiza ukuri bimeze gute ibi bintu usanzwe ubikora? Umukobwa ati hoya, ati sitabikora na rimwe, njyewe ndi isugi, nta muntu n'umwe turaryamana. Edi yarumiwe aratangara ati ngaho ngwino rwose wirekure umutima maze umbwire uko bimeze. Baricaye mu ntebe, wa mukobwa aramubwira ati ni ukuri ibintu byose ndi gukora ndi kubikora kubera amafaranga. Ati mama wanjye arimo umwenda w'amafaranga, ati none na nijoro mu gitondo natashye nsanga baraye bamufunze, ati namufunguje ariko n'ubundi uwo muntu rwose aracyadukurikiranye kubera amafaranga. Edi ati none se niyo mpamvu waruje hano, waruje kubera uwo mwenda? Undi ati yego, kuko ni nabwo bwari bugiye kuba inshuro yanjye ya mbere, nta rwose nta mafaranga yatumaga mbikora kugira ngo ndebe ko mama yaruhuka. Edi yaramubwiye ati mbega ibibazo, ati gusa birambabaje. Edi rero rwose utarazuyaje yahise amubaza ati ese yewe nta mafaranga angahe murimo? Undi ati ni 100. Edi yahise ayafata ayashyira muri envelope, maze aramubwira ati akira genda ushyire mama wawe maze yishyure. Umukobwa yaragiye yishimye ahita agenda asanga mama we, aramubwira ati mama akira ya mafaranga genda wishyure uriya muntu. Mama we yarishimye maze aravuga ati ni ukuri mana urakoze kunyishyurira iri deni ryari ringeze ahantu rwose. Gusa nubwo Edi yamuhaye amafaranga ariko nta kintu bari bigeze bakora. Wa mukobwa rero yaragiye amaze kugenda, noneho yahise avuga ati rwose ibi bintu bivuyemo burundu,
yahise rero amera nk'aho akubye rwose konegisiyo ze na Edi, maze Edi we kandi yabwiraga ya nshuti ye ati njye ndashaka nta wundi mukobwa nshaka, ndashaka ko ari Kesi uzajya uhora uza hano. Maze ya nshuti iramubwira iti si ngaho nawe se utangiye kumukunda, ntiwajya vuba se ku bintu by'urukundo utabikozwa? Ati nyamara njye ndabona rwose noneho ukeneye inshuti y'umukobwa. Ati waramukunze? Maze Edi agahita amubwira nawe ati hoya, kora akazi kawe wowe, ariko ndashaka Kesi, niwe mukobwa nshaka, nta wundi nshaka kuzongera kuzana. Ya nshuti rero ya Edi yagiye kureba Kesi, maze Kesi aramuhakanira, aramubwira ati hoya ntabwo ndi buze kuko mfite akazi. Yari yagize Imana Kesi kuko yabonaga ideni ryari ryishyuwe, yumvaga rwose adakeneye kongera guhura n'uyu musore. Ubwo ya nshuti ya Edi yaragarutse aramubwira iti nyamara Kesi yanze kuza ngo afite akazi kenshi. Edi nawe ati none se akorera hehe? Undi ati akorera kuri hoteli arahamurangira. Yahise afata imodoka ajya kuri ya hoteli, maze akigerayo wa mubosi wa Kesi nawe yari yamuzonze noneho rwose ashaka no kumufata ku ngufu, ariko umukurubana amukiranye ashaka kumusoma ku ngufu. Edi aba arahingutse, yahise agenda aramubwira ati tumva, ntuzongere kumukozaho izo ntoki zawe n'umunsi n'umwe, ntuzongere no kumurebesha amaso. Ni ukuvuga ngo rero wa mubosi yahise arekura Kesi, maze Kesi ahita agenda avugana na Edi, abwira Edi ati rwose urampemukiye, ati kubera ko ubu akazi kanjye ndakabuze, uyu mubosi arahita anyirukana byanze bikunze. Undi ati ese wahitamo ko agusuzugura bingana kuriya kubera akazi? Undi ati nyamara urampemukiye, ati nyivangiye mu bintu rwose, dore nyirukanishije ku kazi. Maze Kesi ahita yigarura amubaza ati se ubundi mbere y'uko ngutonganya ubundi wari uzanywe n'iki? Edi nawe ati byihorere ubwo byari amakosa, nibeshye nta kibazo. Yahise yurira imodoka arongera arigendera, nta kintu avuganye na wa mukobwa. Ubwo wa mukobwa we ku kazi bahise bamwirukana. Iminsi rero yaragiye irisubika, ariko rwose Edi we ntiyahwemaga gutekereza Kesi. Kuva icyo gihe kandi nta wundi mukobwa n'umwe yigeze yongera kuryamana nawe, kuko yari yarakunze Kesi kandi yaramukunze cyane. Yabwiye ya nshuti ye ati ndashaka rwose ko unshakira noneho iwabo wa Kesi nkamenya aho batuye, ati kubera ko uriya mukobwa ndamukunda kandi cyane. Ati ntabwo ari bya bindi noneho najyaga nkora ba bakobwa bandi, ati uyu mukobwa naramukunze, ati nihagazeho nanga kubikubwira, ati ariko rwose ndumva ntakibashije kubyihanganira, ati sinkibashije kubigumana, ati nshaka kumenya iwabo. Wa musore rero yamenye iwabo wa Kesi ahabwira Edi. Edi rero yarabyutse mu gitondo ajyayo asanga Kesi ari gukubura, maze agihinguka Kesi yahita amubaza ati urakora iki hano, uhageze ute? Ati ni inshuti zawe zahandangiye. Maze Kesi ati nanjye natangaye, ati inshuti yanjye rwose nayo ntabwo ajya ibikira ibanga. Maze ati none se uje gukora iki? Ati njyewe rwose ntabwo nshaka kurarana nawe, ati sinshaka kuryamana nawe. Edi yahise amubwira ati hoya ntabwo aricyo kinzanye, ati rwose nanjye sinkeneye kuryamana nawe, ati ahubwo nagira ngo nkubwire ko kuva twamenyana sinigeze rwose ndeka kugutekereza, naragutekerezaga buri munsi. Maze uyu mukobwa ahita amubwira ati oya rwose njyewe ntabwo nakundana n'umusore uryamana n'abakobwa bose abonye, apfa kubona uwambaye ijipo gusa. Maze Edi ati hoya ni ukuri, ati kuva namenyana nawe nta wundi mukobwa n'uyu n'umwe nigeze nongera kuryamana nawe. Uyu musore yakomeje abwira Kesi ati nubwo ntari umusore wifuza, ndabizi ko atari njye wifuza kubana nawe, ariko ni ukuri mpa amahirwe, reka twihe amahirwe tugerageze turebe. Ubwo rero baratandukanye, maze Kesi iryo joro ryose arara ari gutekereza wa musore, arara ari gutekereza ku bintu bavuganye. Yarabitekerezaga maze akisetsa wenyine. Mama we rero yumvise umukobwa atigeze aryama, maze arabyuka araza asanga umukobwa yaricaye ari kwivugana nk'aho ari umusazi. Maze mama we ati none se bimeze bite? Kesi atangira kumubwira iby'uyu musore, maze mama aramubwira ati ntukiteshe amahirwe, kuko amahirwe aza rimwe mu buzima, rwose uyu musore wimwitesha kuko ntabwo ari mubi kuri wowe. Ubwo rero Kesi yahise afata icyemezo. Mu gitondo cya kare yarazindutse ajya kureba Edi. Yarakomanze, Edi aza kureba umuntu ukomanze, afunguye asanga ni Kesi. Maze Kesi ahita amubwira ati nabitekerejeho neza nsanga koko tugomba kwiha amahirwe tukagerageza. Edi yarishimye, maze ahita ahobera uyu mukobwa cyane, aramubwira ati ni ukuri ntabwo uhisemo nabi, uhisemo neza rwose, kuko humura nzakubera umugabo mwiza, kandi ni ukuri ntabwo uzabyicuza, nzakora ibishoboka byose ku buryo utazicuza iki cyemezo ufashe. Bidatinze rero Kesi yagiye kwereka uyu musore mama we, maze mama we akimubona aravuga ati ndakwishimiye rwose, kandi ni ukuri ubukwe bwanyu ndabushyigikiye mutarirwa mubinsaba, ati ndabashyigikiye rwose, ibyo muzashaka gukora byose nzaba mpari.
Uyu musore rero yarishimye cyane maze ashimira n'uyu mubyeyi, ariko ubwo yarebaga muri runo rugo akareba intebe bicayemo ryari ivumbi gusa, hari ahantu nyine mu bakene hameze nabi rwose, yaraharebaga akumva arababaye ubuzima abo bantu babayemo. Gusa uyu mubyeyi nawe yamwakiriye neza rwose amuha ikaze mu muryango wabo, maze aravuga ati muhumure nzabashyigikira, urukundo rwanyu nirukomeze rutere imbere, nirukomeze rwogere, niruganze rwose kandi nanjye ndahari. Edi nawe ati umukobwa wawe ndamukunda cyane, humura sinzamubabaza. Nuko mama wabo aravuga ati ni ukuri Mana wumve ko ngushimye kubera ko umpereye umwana umufasha umukwiriye. Hashize rero nk'amezi Hashize iminsi mike rero Edi yagiye kuzana Kesi iwabo, maze bari mu nzira amupfuka agatambaro mu maso, aramubwira ati rwose ndashaka kugutungura, hari ikintu nshaka kukwereka. Kesi nawe ati ndakwizeye rwose mugabo mwiza kandi ndabizi ko utanjyana habi. Yaramujyanye rero amujyana ahantu mu nzu, maze arangije aramupfukura, aramubwira ati iyi nzu rero ureba ni iyawe. Yari inzu nziza cyane, irimo intebe nziza, irimo ibintu byose byiza, nziza nyine ya nzu nziza koko. Maze wa mukobwa ayibonye arumirwa, aravuga ati mbega tusi uyu ni njyewe, ni njye ngiye kuzajya mpaba cyangwa ndibeshye? Edi ati rero ugomba kuzana na mama wawe mukajya muba muri iyi nzu ni iyanyu. Yazanye rero na mama we arishima, noneho bahita bahindurirwa ubuzima, bakajya bambara neza, bakarya neza. Edi nyine akaza kubasura aho hantu, nyine bari banezerewe rwose. Kesi rero ibintu byose byamubayeho ntiyigeze abisha ya nshuti ye, yaramubwiye ati nyamara pasi wampaye yakoze umuti, ati ni ukuri ubu ngubu rwose tumeze neza, yatuguriye inzu. Maze ya nshuti yiza kumusura, yari inshuti nziza rwose itamugirira ishyari, ahubwo yahoraga yishimira ibyo Kesi yagezeho. Edi rero yaje gutumira Kesi na mama we, maze arababwira ati ndifuza ko dusangira iby'umugoroba. Maze bajyayo barasangira barishima, maze Edi arababwira ati munyihanganire gatoya ndaje. Yinjiye mu cyumba maze aragaruka aza azanye akantu karimo impeta, ahita apfukama imbere ya wa mukobwa. Ubwo mama w'uyu mukobwa yari yumiwe rwose, amarira yatangiye gushoka kubera ibyishimo. Maze Edi abwira umukobwa ati ni ukuri njyewe ntarahura nawe ntabwo nari nzi ko ubuzima bwiza bubaho, ntabwo nari nzi ko hari ikintu cyiza kibaho, ariko ni ukuri kuva nahura nawe ibintu byose byarahindutse, ibintu byose byabaye byiza. Ubwo mama wa Kesi yari ari kwereka Kesi ati vuga ngo yego. Kesi yahise avuga ati yego rwose ndabyemeye, ati ndabyemeye. Yamuciye mu ijambo ataranamara kumubwira ibyo yari agiye kumubwira. Edi yahise yishima, maze aba bombi barahaguruka barahoberana cyane. Mama wabo aravuga ati ni ukuri ndagushimye Mana kubw'ibintu byose ukomeje kunkorera, ati ni ukuri sinari nzi ko ari aho byava, ati ariko ni ukuri reba ahantu hose tugejeje. Ni ukuri bari bishimye banezerewe. Bakomeje rero kuryoherwa n'urukundo, ariko nyuma y'igihe gitoya hasigaye iminsi mike ngo ubukwe bube, baje kujya kwa muganga. Ubwo bari bagiye kwipimisha kugira ngo babone gukora ubukwe, maze mu gihe cy'ibisubizo muganga yarabicaje arababwira ati rero ati rwose ati harimo ikibazo, ati kandi icyo kibazo kiri kuri wowe Edi, ati rero uyu mukobwa nasohoke maze tuvugane. Edi aramubwira ati uyu mukobwa namuhisemo ko tuzabana ubuziraherezo, rwose nta kintu cyanjye adakwiye kumva. Muganga ahise amubwira ati noneho nta kibazo ubwo byemeye, ati gusa nagira ngo nkubwire ko wowe rwose ibisubizo bigaragaza ko wanduye sida. Mana nyagasani, bananiwe kwiyakira, aba bantu bombi barababaye, bananirwa kwiyakira, babura uko babigenza maze barataha. Uyu mukobwa rwose yabuze ijambo na rimwe avuga, maze asohoka kwa Edi, arabwira Edi ati reka ngende. Edi ati mbabarira winsiga kuko iki gihe nibwo ngukeneye. Wa mukobwa aramubwira ati n'ubundi singusize, ariko nkeneye kuba ndi njyenyine, reka ngende mbitekerezeho. Yaratashye rero, ageze iwabo abura amahoro nanone. Mama wabona rwose ko ari ikitagenda, maze aramubaza ati ese mwana wanjye ni iki kitagenda? Uyu mukobwa yaramubwiye ati tekereza ko nasanze umugabo wanjye yaranduye sida. Maze mama aramubaza ati none se wabitekerejeho iki, urumva ukwiye gukora iki? Umukobwa nawe ati ntabwo rwose nzi ikintu nkwiye gukora. Ubwo bamaze iminsi ari uko bimeze badacana uwaka, kuko rwose byari bigoye gufata icyemezo hagati aho, byari ibintu bitoroshye.
Edi nawe yaragiye ariheba kuko maze aragenda yibera akazizi, anywa inzoga akazinywa umunsi wose, maze wa mushuti rero wa Kesi barahuye, Kesi amubwira ibyabaye, maze iyi nshuti iramubwira ati nyamara njye ndumva ubukwe bwakomeza, ndumva nta kintu kigomba kubusibya. Edi yaje kujya kureba Kesi iwabo, maze asanga ari kumwe na ya nshuti ye ibabwira iti njye ndashaka ko rwose ibintu by'ubukwe bukomeza, atubwira ko narabuteguye kandi bwaramvunnye, ati ubu bukwe bugomba kuba. Maze Kesi ahita amubwira ati ariko wibuke ko ari ubukwe bwanjye atari ubwawe. Ubwo Edi yabwiye ya nshuti ya Kesi ati tureke tuganire, ariko ya nshuti ya Kesi yahise ivuga iti nizere ko rwose muri bwumvikane kandi ibi bintu by'ubukwe mukabyumva neza. Maze Edi yahise abaza Kesi ati none se ko wari waranyemereye ko tugomba gukora ubukwe, uracyabikomeje cyangwa wabivuyemo? Maze Kesi ati simbizi. Uyu musore yahise igisubizo akibona, yabonye ko uyu mukobwa rwose atagikeneye ko bakora ubukwe. Edi rero yahise yisohokera aragenda nta kindi bavuganye. Hashize rero iminsi mikeya, Kesi ajya ahantu mu kugura imyenda, ni mu iduka, maze yarangiza akabona umuntu wari uri guhaha nawe ataye telefone, akayitoragura yayishyira nyirayo, agahita asangana umukobwa biganye kera, bagahita bamenyana, maze bakicarana basangira bakaganira. Uyu Kesi yabaza uwo mukobwa ati ese ufite umugabo? Undi ati hoya, ariko ni ukuri Imana ibijyemo nkeneye fiyanse. Maze wa mukobwa nawe akabaza Kesi ati none se we bimeze bite? Kesi ahita amubwira ati inkuru zanjye ni ndende, ati ariko nk'inshuti yanjye yo mu bwana reka nkubwire ibintu byambayeho. Ati nakundanye n'umusore, ati none rwose ubukwe bwari bwegereje nasanze yaranduye sida. Aba ari kubimubwira, amubwira n'amazina ye, amumubwira wese, maze baratandukana. Maze Kesi akagenda, yagera mu rugo ahita abona umuntu wamwandikiye urupapuro. Ubwo ariko ku rundi ruhande wa musore Edi we ubwihebe burakomeza, maze akumva ntagikeneye kubaho, nuko agahita agura umuti agafata icyemezo cyo kwiyahura. Arawugura rero akawupfundura akawicara imbere, maze akawureba, akajya ajya gusomaho akongera akaba aretse, akajya gusomaho akongera akaba aretse kuko aba yanasinze ari kujya asinzira. Maze wa mukobwa rero asoma rwa rupapuro, maze agahita agenda yiruka cyane, yahise yurira imodoka agenda yiruka cyane. Maze ageze kwa Edi asanga Edi yaryamye yasinziriye, ahita yikanga kubera ko uwo mutore uteretse imbere ye aramukomanga, akajya agira ngo yapfuye. Ati Edi, ati nizere ko utabinkoze, ati nizere ko utapfuye, ati kuko rwose ubu ngubu namenye yuko utanduye sida, ati ntabwo wanduye sida, ni umuntu wakubeshyeye. Ati Edi kanguka, azana amazi amusukaho, maze Edi agahita akanguka. Yamara gukanguka agahita amwereka rwa rwandiko wa mukobwa yari yanditse, ni wa mukobwa bahuriye hahandi kuri shop wari warwanditse. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yari inshuti ya Edi kera, maze Edi amutera inda aramwihakana. Uyu mukobwa rero yararakaye kuko yakoraga kwa muganga ahantu bagiye kwipimisha. Bagezeyo uyu mukobwa ahita ahindura ibizami yerekana ko Edi arwaye kugira ngo amubabaze, yagira ngo rwose amwiture inabi yamugiriye. Nuko rero iyi nshuti ya Kesi imubwiye agahinda kayo, yahise yumva ababaye, maze yandikira Kesi amubwira ko rwose uyu musore atarwaye ahubwo ari we wabikoze. Bose rero bahise bishima, maze barahoberana, bahita bemeranya n'itariki bazakoreraho ubukwe. Ubwo nuvuga ko imyiteguro yahise ikomeza. Inkuru yacu y'urukundo rero ntaho tuyishoreje. Mwakoze cyane kuyikurikira, gusa ntimukibagirwe gukora subscribe, ngo mukore like, share na comment kugira ngo dukomeze tubagezeho izi nkuru. Murakoze cyane, turabakunda.